inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Dufite Imana itugenera uburinzi uhoraho, kuko buri wese yamugeneye umumarayika wo kumurinda. Imana yacu ni nyakubahwa, iteka n'iteka ryose tumuzamuriye amaboko, tumubwira tuti warakoze. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo gishaje ubugingo n'umunezero. Tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo nziza ya Mose n'umwana w'intama. Nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo gishaje ubugingo n'umunezero. Tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo nziza ya Mose n'umwana w'intama. Hozana, 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 hashimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Hozana, 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 hashimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Hozana, 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 hashimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Hozana, 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 hashimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Hozana, 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 hashimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Amen.
Shalom, amahoro y'Imana bane namwe ku bantu mudukurikiye aho muherereye hari hose. Nagira umugisha udasanzwe wo gusura Zebadayo family. Umugoroba mwiza wo kuramya no kwihimbaza, wo kuramya Imana mwiza cyane. Umugoroba udasanzwe, n'umugoroba ku bantu mwese muri bukurikire kino kiganiro kiraza kubabera umugisha. Hanyuma rero uyu mugoroba ni family iraririmba yose muri rusange, ariko by'umwihariko bakagiramo nanone abahanzi ku giti cyabo, ariko cyane cyane reka nze nibande ku mudamu mwiza cyane bitwa Dianne. Uyu munsi navuga ko mumuzi kenshi mu murimo kenshi muri True Promises, muri Healing Worship Team, mu bahanzi benshi batandukanye yagiye abana namwe, mwagiye mubona mu bitaramo bitandukanye. Ntavuga nge ku giti cyanjye, navuga ngo yabaye na n'ubu aracyari, yabaye umwe mu nkingi ikomeye muri gospel yo mu Rwanda. Hanyuma Dianne ni umugisha ukomeye cyane. Hanyuma Dianne, ubu ngubu aya masaha turanezerewe cyane kuba tugufite mu muryango wa gospel mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma by'umwihariko na famille yawe ndabibona, ariko noneho uyu munsi birangoye, ariko unyemerere mbivuge. Twavuga ko turi kugusezera kuri uyu musozi wo mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma hari ibibazo bimwe na bimwe nshaka kugira ngo nkwibarize, sibyo, mu rugendo rwawe rwo gutangira kuririmba, mu kuramya Imana, mu gukorera Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ese Dianne, wabaye mu gihugu cy'u Rwanda, wabaye muri ministry yo mu gihugu cy'u Rwanda, ndagira ngo utubwire ubu ngubu tuvuge ko urugendo rwawe rwo muri music rurangiriye? Ntabwo birangiye, ndakomeje. Wenda hano mu Rwanda ntabwo nzongera kuhaboneka vuba, ariko kuririmba bizakomeza, gukorera Imana bizakomeza, kuko ndacyariho, ndahumeka, ndacyafite ubuzima. Nta kintu cyatuma rero ntareka gukomeza gukorera Imana, ndekana ko gukorera Imana. Yes, ni ukuvuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda ho isura kukubona physically bigiye kuba bihagazeho. Ubu ugiye ku wundi musozi, bitubaye ducumbikiye ahangaha. Ni ukuvuga ngo ku bantu batigeze bakubona, ku bantu batagize gute, ubu ngubu tubaye ducumbikiye. Utarakubonye ntabwo azakubona mu gihugu cy'u Rwanda, azajya kubona kuri televiziyo, ku mashusho, mu ndirimbo zitandukanye. Hanyuma ntavuga ngo uvuye hano usize abo ukunda, usanze uwo ukunda, mu mutima wawe urumva umeze ute? Ndishimye cyane, umunezero. Urishimye kubera uwo usanze, urishimye kubera abo usize? Ntabwo navuga ngo ndababaye, kubera ko iyo umuntu yubatse aba agomba kuba mu rugo rwiwe. Rero kuba nari ndi hano ntabwo byari byiza. Ku muryango iyo bashingiye umwana baba bashaka kujya mu rugo, rero kugomba kwicara hano ntabwo navuga ngo ni byiza, kubera ko bifuza ko nanjye najya mu rugo rwanjye. Rero dufite amashimwe menshi, nubwo gutandukana bigora. Ni nka kwa kundi n'ubundi muntu yagiye gushyingirwa ari umukobwa, yagiye kuva iwabo bimugora, ariko baba bishimye nanone cyane kubera ko agiye kubaka. Nanjye rero niko bimeze ubu, none ngiye gutangira urugendo rushyashya rwo kuba mu rugo rwanjye. Ni umugisha rero, ntabwo rero navuga ngo urababaye. Birababaje, ntabwo bibabaje. Ni ukuvuga ngo abo usize nibo babaye ahubwo cyangwa barishimye? Nabo barishimye kuko mbitekereza. Urabizi ko basaza bishimye cyane, kuko batazongera kumva soprano yawe, ko batazongera ibyo ngibyo biroroshye. Isi yabaye ntoya, naririmba ijwi nkaryohereza ahangaha, tugakora amavideo tutari kumwe kandi bigakunda, bakarukumva bihuza. Barishimye kubera yuko nabo bifuza ko ngomba kugenda nkaba mu rugo rwanjye. Nk'ahantu wabaye, ahantu hakureze, ahantu wagiye ubona uhura n'abantu benshi batandukanye, abahanzi batandukanye, amakorali atandukanye, amacaces atandukanye, aguhamagara agira gute? Ndagira ngo utubwire nk'ikintu cyangwa nk'ishusho cyangwa ikintu waba warigiye ahantu kuri uyu musozi wo mu Rwanda, sibyo, muri gospel yo mu Rwanda, waba warize ishusho utazigera iva mu maso yawe uvuga ati njyewe Dianne iyi shusho sinzigera nyibagirwa mu buzima bwanjye, izahora igaruka? Yego, murakoze cyane.
ishusho ntashobora kwibagirwa cyangwa se ibyo ntashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye nk'umuntu wabaye hano iyi myaka yose, ubuzima burebure hano muri iki gihugu, ni urukundo abantu banyeretse, kunyitaho, kunyereka ko bampaye agaciro. Ikindi aha ngaha niho Imana yampaye abantu babasha kungira uwo ndi uyu munsi wa none, kunshyigikira. Ibyo rero ntabwo nshobora kubyibagirwa cyangwa se ngo mbyirengagize. Iyo twakoraga amakonseri abantu baratwitabaga bakaza ukabona baranezerewe, tukabona babiha agaciro kandi barabyishimiye, baranadushyigikiye. Rero ibyo si ibintu bito byo kuvuga ngo umuntu abyirengagize cyangwa byibagirwe. Ntabwo nshobora kubyibagirwa kubera ko ni abantu batubaye hafi cyane, baradukomeza, badutera inkunga, batubwira ko dushoboye, turakomeza natwe. Buriya iyo ukoze ikintu cyiza umuntu akakubwira ngo wakoze neza, ugira kuraje. Ariko iyo ukoze ikintu ukabura umuntu n'umwe wakubwira ngo wakoze neza cyangwa byagenze gutya, ugira intege nke ukavuga ati ahari ndi mu bidakwiriye cyangwa se ndi mu nzira sindi mu muhamagaro. Ariko iyo uri mu muhamagaro, cya mbere ikibikwemeza ni uko abantu bakomeza kubikubwira, ukavuga ati bya bintu nibyo reka nkomeze. Rero icyo kintu sinshobora kukibagirwa, gukunda abantu banyeretse, kunyitaho, kunyegereza muri rusange. Hari ikintu waba ufitiye ubwoba bwaho bw'undi musozi Imana igiye kukujyanaho? Kuko uyu nguyu wari uwuzi, uriya ugiye wenda ushobora kuba utawuzi. Hari icyo waba ufitiye ubwoba? Nta bwoba mfite, kubera ko ntabwo ari njye wikoresha, si njye wihamagaye. Umurimo ni uw'Imana. Imana niyo kuba yaremeye ko njya hariya, nzi neza ntashidikanya ko yateguye hari uko bizagenda. Njyewe aka kanya nshobora kukubwira ngo sinzi uko bizagenda kandi ni nako kuri. Gusa nkumva gusa nzagerayo nkomeze ndirimba, ariko hari ibindi Imana yateganyije wenda ishobora kuba iri guteganya kunyagura mu bundi buryo. Rero ntabwo bafite kubera ko nzi ko ndi kumwe n'Imana yabanye nanjye muri iki gihugu, nzi ko hari ibyo yateganyije ngomba kuhakora. Niyo mpamvu rero ntabwo bafite, kuko ibyo nkora sinjye byikoresha, hari umbwira gukora. Rero uwo nguwo nahari arahari, nzi ko ari uzanyobora. Niyo mpamvu ntabwo bafite rero, kuko umukoresha arahari. Umuntu udukurikira ashobora kwibaza ati ushobora kuba ntabwo ufite ariko bafite ubwoba, bakavuga ati se Diane wacu twakundaga, umuntu twakundaga kubona, twumvaga ijwi rye, aramutse agiye hari urugo rukamufata, aramutse agiye hari agafatwa n'ibintu byinshi, ugiye mu rugo usanze umutware, umwana, keya zirakenewe, inshingano zigiye kuba nyinshi. Umunsi Diane tuzongera kumubona afite izo mpungenge, wamumara impungenge cyangwa nawe ntago bizi zishobora kugufata? Iyo umuntu nyine yubatse agira inshingano ziyongeraho, ariko ni umugisha Imana iba yaduhaye. Ntabwo rero umugisha Imana yaguhaye ugomba kurutisha ibindi bintu. Ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ya Mana yaguhaye yamigisha cyangwa se wamugisha, ugomba gukomeza kubiha agaciro kugira ngo ukomeze ukore, iguhe n'ibindi. Iyo biparitse ngo byarangiye, uba uri kwishyira mu bibazo wenyine. Rero ndabamara impungenge kandi mbabwira ko byose bizwi n'Imana, kuko niyo mugenga wa byose. Hanyuma wenda tugana ku musozo we kuri interview yawe, nagira ngo ugire message, ubutumwa ugenera abantu muri rusange, muri korali waririmbyemo, mu worship team waririmbye, abahanzi wagiye ubakinga cyane, abantu wabaye hafi, abakunzi bawe muri rusange. Gira ubutumwa cyangwa ugire message ubagenera nk'abantu bakubaye hafi, kuko wenda ntuzongera kubona wenda support yabo nkuko wayibonaga, sibyo? Ntuzongera kubona umuntu aza kugusura, ntuzongera kubona umuntu aza kuguha gift, ntuzongera umuntu kumva kuvuga wenda babandi ukuntu bakwisanzuraga mu gihugu cy'u Rwanda. Wenda ahantu ugiye biratandukanye, ntabwo tuzi style yayo n'uburyo bigenda, sibyo? Ariko gira message wagenera abantu bose bagukunze, bagufashije, mbega bose muri rusange. Message ni imwe, no kubashimira uburyo twabanye, amatsinda nabayemo hano mu rugo. Ni mu rugo nabikoraga nk'inshingano, nubwo nandi nabikoraga nk'inshingano, ariko hano mu rugo mba ni mu rugo nyine. By'umwihariko nyine no gushimira amatsinda yangiriye icyizere. Urumva iyo batampa umwanya ngo nkore, ntawe ari kumenya,
ntawari kumenya ngo Diane ninde ariko bampaye umwanya bampa mikrofone bangirira icyizere bampa indirimbo ndatera bampa umwanya ushobokaho kugira ngo nkore rero ndabashimiye cyane kuko niba Imana yanyuzemo kugira ngo mbundi we uyu munsi ndashimira True Promises ndashimira Healing cyane ndashimira abanyarwanda muri rusange n'abanyarwandakazi ngira ngo n'abatuye mu Rwanda bose ndabashimiye ubuyobozi bw'igihugu bagiye badutiza aho dukorera amakonseri sinareka kubikora ko nabaga ndi mu matima wenda ategura konseri ndi nko muri komite tukabiyambaza bakadufasha ndabashimiye cyane bazakomeze babe hafi n'ubundi abo dusize bakomeze babasapotinge muri byose kandi ndabashimiye ndabakunda cyane bose Imana ibamugishe. Wow, urakoze cyane. Hano turi kumwe rero na musaza we nawe n'umuhanzi mwumve kandi mutega amatwi yabanye nawe igihe kinini navuga ko nawe n'umuramyi mwiza cyane. Hanyuma ugiye kutwibwira wibwira abantu bakurikiye nurangiza utubwire akantu kamwe utazigera wibagirwa kuri Diane. Murakoze cyane. Amazina ni Mahirwe Zebedaya Richard. Mu magambo make akantu ntazibagirwa kuri Diane n'indirimbo twakoranye kubera ko no mu bintu byatumye mubwira ngo tuyikorane no kugira ngo naramuka agiye nzajye mpora nyireba. Rero ndumva ari cyo kintu ntazapfa kwibagirwa. Mufitanye indirimbo muri babiri. Ariko murakundana mwenyine kuki se abandi badafitanye indirimbo n'abafitanye indirimbo urumva n'abandi tuzagenda dukorana ariko urumva kubera ko yaragiye kugenda nashakaga ko agenda rero hagize ikintu dukorana kugira ngo nzajye nyireba nyine mu gihe azaba yaragiye. Wow, urababaye se cyangwa urishimye? Kubabara ntabwo byabura ariko turanishimye kubera ko ni byiza ko asanga umutware akajya mu rugo rwiwe. Wow, nicyo uzakumbura kuri Diane? Nzakumbura ibiganiro bye twagiranaga hano mu rugo. Ubundi ni umuntu abantu benshi bazi ko atajya avuga ariko hano mu rugo twaganiraga tugaseka hano ari stabone mbega aravuga arisanzura aravuga cyane ku buryo ahubwo twebwe duceceka. Aravuga kabisa rero ntago tuzareka gukumbura stories ziwe kabisa. Wow, noneho mu bijyanye no kuririmba mu miririmbire urabona agiye kubavamo agende ibyo ari byo byose hari uruhare runini yagiraga cyane. None ndagira ngo utubwire urabona bizagenda gute urabyumva ute muri wowe? Muri make biragoye kubera ko nko ku ruhande rwanjye n'umuntu wamfashaga ndagenda mbivuga kugira ngo abantu babyumve neza. Hari nk'igihe nageraga nk'ikibazo cy'amafaranga wenda nabuze nk'amafaranga ya studio cyangwa mfite make nyine atuzuye akaba ari we muntu wenda mbwira ubundi iyo ntabwiye Trezor mbwira Diane noneho ko ari we muntu twabanaga mu nzu niwe nakundaga kubwira noneho ugasanga agiye abimfashamo yaba atanafite akambwira ati wowe rero humura ejo uzayabona. Urumva nubwo wenda atabonetse muri ako kanya nkumva nyine ngize imbaraga ntabwo mbese ncitse intege. Rero ni ibintu bigoye kubera ko ku giti cyanjye mbuze umuntu wambaga hafi yamfashaga nyine mu bintu byinshi cyane. Ukuvuga ngo urababaye muri wowe kubera ko aragiye? Ngewe ndababaye ariko ndishimye. Ibi byishimo n'akababaro birangana? Biraringaniye kabisa. Ntabwo nakubwira ngo ndishimye cyane cyangwa ndababaye cyane. Byose ndabifite. Niki wabwira noneho abantu bakundaga famille yanyu kwibona gutya sibyo bakajya kubona bakabona Diane ntago akirimo ibyo byose muzakomeza muririmbe nubwo muri abasore gusa ariko muzaririmba sibyo cyane rwose. Hanyuma sinzi ariko nta nundi mukobwa uzazamo kuvuga ngo Diane azaza yohereza ijwi muri audio rishirema ariko simbizi ariko niki wabwira nyine abakunzi banyu muri rusange wowe gira ikintu bagenera nka message? Murakoze cyane. Ikintu nababwira kuba Diane wenda agiye ku ruhande gato yacu ntabwo bivuze ko Zebedaya ishize. Turacyahari, ndacyahari, Trezor arahari, Bienvenue arahari kandi na Diane arahari nubwo tutazaba turi kumwe nk'uko yagiye abivuga ariko nk'igihe cy'indirimbo muzajya mumubona n'amajwi yiwe muyabone. Rero kuba agiye ntabwo bivuze ko Zebedaya ishize. Rero ntimuzumve ko birangiye
bigiye guhita bishira biba bibi ugasanga abantu barebaga indirimbo baraziretse ahubwo bazarushaho kubikurikirana barebe ukuntu bizaba bimeze noneho gukorana korari y'abasore gusa kuko bigiye kuba korari y'abasore gusa ni ukuvuga ngo barebe ubwiza mugiye kurushaho gukora cyane tugiye kurushaho gukora cyane kandi urumva hazaba hahinditsemo akandi kantu gato kuko atazaba hari ariko nanone bakabona dusa nkaho turi kumwe rero ntibacike intege rwose ngo bihebe koze bidahishije turacyahari I can't wait kubona indirimbo muzakora muri abatipe gusa oya naho zaba hari naho yaba arimo ariko rimwe mwayihimbye muhagaze gutya rwose mbona ko gap ya Diane itari kugaragara itagaragarira abantu bose badukurikiye ya Imana ibaha umugisha cyane murakoze akabazo kanyuma umurebe mu maso tekereze ubuzima mwabanyemo ijambo ry'umubwira cyangwa abiri murebane okay uramureba mu maso murebane ugira akajambo kamwe keza umubwire cyangwa tubiri umubwire kari ku mutima amagambo yose nayabura mubwira ko ni menshi murebe murebane rwose mwakubaganaga cyane mwahoranaga cyane Diane yari inshuti yanjye kabisa ntabwo ari ibintu byo guhisha murebe turashaka turebana murebe hindukira icara gutya ndamureba ariko urashaka nk'urugero wasanga waramutinyaga cyangwa ntabwo nose nareka gutinya umuntu nduta ntabwo byabura eyo disi rero ikintu namubwira ndamukunda kabisa ni inshuti yanjye kandi arabizi mwifurije urugendo rwiza n'amahirwe masa ibyo azaba agiye gukora kuko hariya ni ahantu atazi ni ubwa mbere azaba ahageze rero Imana izamujya imbere kubera ko iyo ugeze ahantu utamenyereye hari igihe bibanza kukugora rero Imana yonyine izamushoboze kubera ko ubu ubwiwe ashobora kuba atabyishoboza rero mwifurije urugendo rwiza azagereyo amahoro ikindi urugendo agiye gutangira rw'iwe rushyashya rwo kuririmba Imana izamujya imbere byemve bitese umeze neza ucuranga piano neza twari twakoza amaraso yahagaze anyway baratembera neza rwose bari kugenda neza hanyuma muri uyu mugoroba urumva umeze ute mba nishimye ariko kandi numva byagucanze byancanze kabisa ariko byancangiye mu byishimo kuri wowe Diane mwarabanye sibyo nkeka ko ni mukuru kuri mwese musa nkaho mwakuranye yababaye hafi yababereye mukuru wanyu mushiki wanyu mwiza yababereye umubyeyi ku rundi ruhande iyo umukobwa ari mukuru afata inshingano mama we n'ubundi nawe yagakoze ni ukuvuga ngo mukamubwira byose hanyuma ndagira ngo kuri wowe utubwire nk'akantu Diane yaba yaragukoreye sibyo kagukora ku mutima ukavuga ati mushiki wanjye iki kintu nta n'undi mu buzima nta n'uwundi wazigera uhagarara mu mwanya we bikomeje ikintu Diane yankoreye ntabwo ari kimwe Diane yaranyizeraga buriya mu bavandimwe bagira ukuntu bajya bagenda bakaganira babiri bakongera guhurira hamwe rero Diane icyizere cye cyose yagishize muri wowe twari twizeranaga cyane cyose ako kantu niko keza kuba umuntu akugira icyizere akubwira ikintu icyo ari cyo cyose ari mushiki wawe akenshi abavandimwe baba bavuga ati njye nta muntu muza n'abavandimwe banjye iyo rero yanyicaza akambwira ngo ngiye kukubwira kino kintu mfashe tubisengere icyo kintu cyonyine numvaga nishimye kabisa gucuranga kwawe kuririmba kwawe Diane yarabigizemo uruhare cyane urumva kuririmba kwe gutoza gucuranga kwanjye ntabwo nacuranga ibintu kenshi nyine umuntu abyigira kuri YouTube ariko iyo ufite umuntu
ukuri hafi uririmba ukomeza gucuranga uko aririmbye neza ugashaka ngo umwigane agakoze ugashaka ngo umwigane bigatuma nawe utera imbere. Wow. Aha, ni iki kintu ndabizi ko wavuze ngo urababaye ngo urishimye ngo mbega uri hagati no hagati uri ku mupaka hagati kuvuga ngo Dianne bisa nkaho uyu mugoroba ari uwa nyuma muhuye mukaganira mugataramana ariko muzajya muvugana kuri telefone. Hari igihe uzamushaka kuri telefone n'umubone wenda kubera ko amasaha yanagahure n'ayahariye. Hari igihe uzamushaka kuri telefone ugasanga ari guha umwana keya, sibyo? Hari igihe uzamushaka kuri telefone ugasanga ari guha umugabo keya. Ni ukuvuga ngo urukundo yaguhaga keya yaguhaga uraha nka musaza we ntago azaba ikiguhaye. Ibyo bintu uzabyakira ute? Situation nk'iyo uzayibamo ute? Kubera ko iyo uzumva Dianne uzamurakarira uzamubabarira uzabyakira ute? Bizakubaza umutima wawe kubera ko agiye kujya icyo bita distance, mugiye usa nkaho mutandukana mu buryo bugaragara. Urumva muri wowe bizakumerera gute? Ntabwo ari ibintu byoroshye kandi si n'ibintu byo kuvuga ngo ni ikintu umuntu azasaba imbabazi undi amubabarire, gusa bizangora kubyakira ko icyumweru gishize tutari kumwe tuvugana ahubwo ugasanga telefone n'ibihura wenda kuvuganaho wenda tuzajya tuvuganaho wenda rimwe mu byumweru bingahe bitewe n'uko hari azaba ameze, ariko bizangora cyane kutamubona hano kumbwira ati dusohoke gato ndagushaka hanze. Ibyo bihe byo hanze rero ibyo nzabikumbura kabisa. Ni ukuvuga ngo muri we bisizemo icyuho ariko bizageraho birangire cyane, bizarangira ariko nyine bizabanza bifate guhungabanya. Oya ntabwo nzahungabanya ku rwego rwo kujya City Tower ariko ni bya bindi by'ibyishimo nyine uvuga ati ndishimye ariko birimo gutuma nkomeza kumwikumbura cyane. Nzamukumbura cyane abyumve. Iyo okay, ni iki kintu Dianne uzi akunda umukorera akanezerwa? Hari ukuntu buriya Dianne buriya mwese arabaza ariko hari n'akantu mumukorera akishima. Kuvuga kano kantu iyo mwakoreye Dianne aranezerwa. Niba ushaka no kumusaba ikintu ukavuga ati ngiye gukora aka kantu Dianne, urumva ngiye kukamukora arahita kamba. Utwo tuntu wenda tuzwi nawe gusa nyine iyo yagendaga ahantu mu rugendo rwe muri gahunda ze akaba azi ko ndi hano, umwana yumvaga afite umutekano. Umwana we yumvaga kabisa ari busigare neza kubera ko ndi hano. Ni ukuvuga ngo iyo hari ikintu ashaka serivisi ashaka kumusaba wagumaga mu rugo n'umwana we. Kwita ku mwana we kugira ngo yanze kubona inyungu ku mubyeyi. Wow, urakoze cyane. Wenda tugana ku musozo, of course nago nta kurekura utagize ijambo bwira Dianne nk'umuntu mwabanye mwagiranye ibihe byiza. Gira akajambo mubwira, umurebe mu maso umbwire ngo mama Dianne mashiki wanjye nkunda cyane rwose. Gira ijambo mugenera afata nk'impamba, najya no mu ndege yuriye urumva ajye yumva kari kumukorogotora akavuga yo, ajye yumva buri gihe ntaho wanamuhamagara kuri telefone agasanga wamubuza avuga yo ahitibwa kakajambo kamurebe umurebe rwose. Indukira umurebe umubwire rwose. Dianne ndagukunda kandi nongeye kuvuga ngo ndagukunda. Ikintu kimwe ntazibagirwa kuri wowe ni inama zawe, ikindi ni ibihe twagiranye byo gusangira ibitekerezo. Icyo rero nakwifuriza ibintu bibiri. Ndakwifuriza iterambere hari ahantu ugiriye uzakomeze utere imbere. Cya kabiri ndaguha impamba y'ijambo iri muri Abalewi igice 6 umurongo wa 6 haravuga ngo umuriro wari waka ku gicaniro urudaca ntukazime, nawe hari ugiye umuriro uzake kurushaho. Urakoze.
turi kumwe rero na musaza we mukuru nanone ariko we ntago ndi umutangire yivuga cyangwa agira gute muramuzi nk'umuramyi mwiza cyane ariko ndagira ngo agira akaririmba aririmba areba Dianne Trezor areba Dianne nurangiza umutura akaririmbo ukaririmbe mu masegonda make cyane karimo message yawe. Niseguye umukiza wanjye kuko ari umwizerwa mu byo akora byose ni inyangamugayo mu byo avuga byose kuko avuga ibyo afite gusohoza. Niseguye umukiza wanjye kuko ari umwizerwa mu byo akora byose ni inyangamugayo mu byo avuga byose kuko avuga ibyo afite gusohoza. Wuzuza amasezerano yanjye uri mwiza mwami Imana wuzuza amasezerano yanjye. Amen. Wow, Trezor urumva umeze ute? Ndishimye cyane, ndishimye rwose. Urishimye cyangwa urababaye? Ndishimye. Ubuzima butariho Dianne ari mu Rwanda urumva bumeze bute? Buragoye ariko kandi byari bikwiye ko bibaho kuko hari ibiruta ibindi. Kuvuga ngo agume hano atari kumwe n'umutware we nibyo bibi kuruta uko yamusanga, bikaba byiza kurusha uko yaguma hano. So rero ikibabaje ni ukutamubona physically ariko kandi n'ibyishimo kumva Imana imucira inzira yo gusanga umuryango we cyangwa se umutware we. Ibyo aribyo byose Dianne mwarabanye cyane mwarakuranye mwacanye muri byinshi nkeka ko akababaro kanyu nimwe mukazi uri mukuru ibintu byose byishimo byanyu urabizi byose muri rusange. Ndagira ngo utubwire nk'akantu waba utazigera wibagirwa kuri Dianne guhera mu buto bwanyu kugeza iki gihe. Akantu ntazibagirwa nubwo Dianne yari azi guca bugufi bikagaragarira buri wese umuzi. Ni icyo kintu kirenze ibindi, ikindi no gutega amatwi akumva inama abantu bamugiriye byaramufashije binamuhesha kuba uwo ari we uyu munsi wa none. So Dianne rero yari umuntu wumva inama kandi akubaha abantu bose mu rwego barimo. Murakoze. Ni umukobwa nagiye mbona kenshi cyane kuri social media aririmba akora ikintu ajya no kuba umudamu nawe naramubonaga guca bugufi ko mumuziho. Hanyuma ndagira ngo kuri wowe nka musaza we mukuru sibyo ubwira ijambo Dianne rizamufasha akarijyana nawe nk'impamvu akavuga ati aho ngiye hari hose musaza wanjye mukuru ibi nibi yarabimbwiye. Okay, sa nk'umuha nk'impanuro sibyo sa nk'umuha nk'impanuro nk'impanuro umubwira ati mushiki wanjye nkunda gutya na gutya na gutya na gutya. Okay, arakoze cyane. Impanuro ndi buhereze Dianne ndayimubwira nk'umuntu mukuru musaza we akurikira. Ikintu cya mbere, isoko y'iriba buri gihe ihora isabwa ko ikorerwa, sinzi ko nabyita, ikomeza gushakirwa umuyoboro kugira ngo ikomeze itanga
amazi meza. Isoko ya Diane y'uwo ari uyu munsi wa none ni iki gihugu, ni gospel yo mu Rwanda. Yaramureze iramukuza, agiye guhindura ajya muri Amerika. Ntazibagirwe na rimwe u Rwanda rwamureze mu buryo rw'ijambo ry'Imana, rw'impano yiwe, kugira ngo abamukundaga batazamuvaho. Kuko ntekereza ko urukundo bamukundaga ruzajya rutuma bamukumbura, niba ngombwa banamutumire baze bongere babane. Ariko umunsi yagenda akabibagirwa, mbese rwa rukundo bari bamufitiye ruzashira, bitangire gutuma na hariya yari atabona imbaraga zo gukora, kuko hano ni ku isoko. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, nk'inama muhaye nk'umukristo, azarererwe mu itorero kuruta uko azarerwa n'impano ye. Hari igihe umuntu yumva afite impano akumva arakomeye, ni ikigenge. Azakomeze guca bugufi nk'uko byari bisanzwe ku bashumba asanze. Hari abo yari afite yabubaga, ibyo ndabihamya nka musaza we. Agiye mu rindi torero azubahe abashumba, niyo yagera ku rwego abashumba be bashobora kwitirirwa we. Kuko birashoboka ko umuntu ashobora kuba ari umwana mu itorero, ariko izina rye rikaba ryasumba abamurera. Azige guhora ari munsi y'ibirenge byabo, kuko umutambyi aravuma akavumura. So aramutse yishyize hejuru y'abatambyi asanze, byazamubera ikibazo gikomeye kizatuma n'ijuru yaribura. Azubahe itorero. Imirimo yose azakora, ubuhanzi yakora, ibyo yakora byose, azaba ari munsi y'amategeko y'itorero. Kuko ntekereza ko ni nk'uko umwana ntabwo navukira hano ngo wenda nimba ukomeye ngo nsuzugure umubyeyi, cyangwa se numve ko ngiye hejuru y'undera. So azakomeza arererwe mu itorero, nibwo azakomeza kugira amavuta n'imbaraga zikomeye. Cya gatatu, asanze indi industry y'abahanzi bagenzi be, nk'uko yakoranaga n'abahano, agenda ace bugufi bazakorane n'abandi, kuko ibyuma biratyazanya, icyuma gityaza ikindi. Atabisunze ngo ace bugufi ntago bamuha umwanya, ariko kandi uko aca bugufi kuri bo nibwo azaba ukomeye kurushaho. Ikindi kandi gisoza uwo mwanya, kuko numva namuha inama nyinshi cyane, azasenga inshuro nyinshi, yongera asenga inshuro nyinshi, yongera asenga inshuro nyinshi, kandi amenye ko atagiye mu ijuru. Azahura n'intambara, azahura n'ibikomeye, ariko muri ibyo byose azasenge, azirinde kugira uwo yiringira Imana. Imana izamubera amaboko, izamubera akanwa, izamubera ibitekerezo. Kuko Imana niba ibitekerezo bye, azagira ibitekerezo bizima. Imana nimubera akanwa ke, azavuga ibizima. Imana nimubera amaboko, icyo azakora cyose kizagira umugisha. Ndumva namubwira byinshi, ariko reka mbe mini yawe. Urakoze cyane. Mbere yuko wenda dusoza, hari akandi kanumva kari ku mutima wawe wabwira Diane? Okay, nakamubwira kantu kamwe gusa, namubwira karuta ibindi. Asanze umugabo we yari amaze igihe batari kumwe. Iyo abantu bari kumwe nibwo baba bamenyana. Azaca bugufi ku mutware we. Nicyo kintu namubwira, kuko namwubaha, natwe ubwacu famiye tuzatwubahishije. Nicyo kintu namubwira gikomeye, kuko gutunga Imana aho nabimubwiye muri za nama namuhaye. Wakoze cyane. Bofure umuntu abakomeye byataye, ntabwo twagera tutamuhaye ijambo. Buriya yaje hano gushaka umugeni, avuga ati Diane araza arakingura. Urumva yabanje buriya gutera, buriya hari ukuntu yavuze ati hano naharambagiza umugeni, siko bimeze. Ni ukuvuga ngo agiye kutubwira ubundi wasanga kuzanwa kwe hano Diane yarabigizemo uruhare, wenda yaramubonye aririmba akamukunda, cyangwa byaragenze gute? Bofre,
umeze neza turashima ko mbona ubabaye umeze bite ndababaye aho urababaye ndababaye kubera icyo ubabaye ko Diane agiye kudusiga yo none se ni ibihe bihe byiza wagiranye na Diane gituma wumva ubabaye cyane ni byinshi nibaza yuko nk'uko wabivuze kugira ngo nze gushaka muri uru rugo mu by'ukuri ntabwo wabeshye Diane niwe wari mukuru niwe twari tuzi kubera imico ye n'ukuntu yari ateye muri we byatumye nanjye mba motivated yo kugira ngo menye barumuna biwe bimeze bite ubwo rero mata yabyaye amavuta ndankunda murumuna we bikesha Diane igikombe uragihawe watanze ubugeni ubwo rero nicyo kintu mu by'ukuri cyatumye nza muri uru rugo ntabwo nareka rero kumukumbura akiri na hano ahubwo ni ukuvuga ngo yabaye imbarutso mu by'ukuri yo kubona umugeni muri uru rugo nawe arabizi niwe muntu twamenyanye bwa mbere muri uru rugo cyane rwose ni ukuvuga ngo wajyaga gutereta murumuna we witwaje Diane Diane yatumye nkandagira muri uru rugo ndababona ntabwo nari mbazi kabisa ni ukuvuga ngo wabonye murumuna we amaso ahita ahuma kwa Diane namusigaje mu bitekerezo gusa ariko amaso yahise atumbira kuri murumuna we uravuga ati hano hantu ngomba kuhakura umuntu cyane rwose wenda kuri wowe ni iki kintu utazibagirwa kuri Diane Diane ikintu mu by'ukuri gikomeye natekereje byinshi ariko ndashima ko namumenye ikintu ndashobora kwibagirwa n'ukuntu yabaye imbarutso ikomeye cyane muri gospel mu Rwanda mu buryo bw'imiririmbire yararirimbye hari umuntu wakundaga kumuserereza ngo ni mama wa makorari yote ubwo ni mu kirimi cy'uruswahili ni nk'umubyeyi w'amakorari yose ari mu Rwanda kuko ahantu hose wasangaga ugeze no kubivuga yabaga mu magurupe menshi noneho bakamwitabaza no kujya kubekinga ahantu henshi hatandukanye niyo mpamvu rero wasangaga ari ahantu hose icyo rero ntashobora kumwibagirwa ni uko Diane ahantu hose mu ivugabutumwa mu Rwanda Diane yagiye aba inkingi icyo kintu ntabwo nzakibagirwa noneho byagera mu muryango nyirizina barumuna be batari hano nibo batoje abo bari batoya bagiye babyiruka basanga barumuna biwe kandi burya iyo abantu bavukana ari umukobwa abakobwa ubwo ikinyabupfura bagomba kugikura kuri Diane imiririmbire bagomba kuyikura kuri Diane ibintu byose so ako kantu rero sinshobora kwibagirwa abafasha bacu abo bari bo uyu munsi babikesha Diane so ako kantu rero nzahora nkamwibukiraho gira akajambo mubwira ijambo mubwira amagambo yashize ivuga ariko turamukunda ikintu gikomeye cyane tuzamukumbura aho azaba arazamenye ko tuzamukumbura ariko Imana ishimwe imujyanye hariya kugira ngo naho agende aherera imbuto nziza abere umugisha abahariya turagukunda tuzagukumbura ibihe byose uzahora ubizirikana murakoze God bless you ni umugisha ukomeye nanone udasanzwe kuba turi kumwe n'umubyeyi wibarutse Diane amuziho byinshi wenda twebwe tugenda tuvuga ko twamubonye akuze twamubonye ari uko akuze aririmba ariko we aramuzi kuva akiri uruhinja kugeza azamutse kagira ngo rero tumuhe ikaze mama tuguhaye ikaze ni umugisha kubana nawe uyu munsi turashima Imana kubera ko uhari uruhande rwa Diane hanyuma ndagira ngo kuri wowe nk'umubyeyi wamureze nk'umubyeyi wabanye nawe wamuteruye ugire ubuhamya bwa Diane udusangizaho gatoya Diane umuzi ute kuva wamurera ukamwikuriza akaba ageza iki gihe murakoze Diane ndamuzi cyane kuko n'umwana nibarutse umwana wanje wa kabiri ariko yakuze nk'abandi mbona ari umwana umeze nk'abandi ariko ageze mu myaka nka 15 nibwo yatangiye kugaragaza impano yo kuririmba
ariko mu butoya bwe kugeza n'uyu munsi yari asanzwe yitonda yagiraga amagambo make no mu bwana bwe ntabwo Diane yagize amagambo menshi ariko muri ayo magambo make yagiraga ariko akaba ayafitemo n'ubwenge bwinshi ni umuntu ugira ubwenge budasanzwe n'iyo ababaye ntiwabimenya n'iyo yishimye ntabigaragaza cyane ni umuntu usanzwe agira amagambo make nkaba mbabwira ko Diane ari umuntu w'intwari muri iyo myaka yose twabanye nageze aho mushingira amaze kumushingira arongera aragaruka turabana hano kubera ko umutware wari muri Amerika aramuzana mutusigira hano ngo tumusigarane Diane yakomeje guca bugufi Diane ntabwo yigeze agaragara nk'aho ari umuntu wabaye umudamu washatse yakomeje kuba umwana ndamurera agize umwaka turi kumwe amaze ahabereye umudamu aribaruka amaze kwibaruka mbarira na bombi n'umwana we bombi baba abana na n'uyu munsi wa none Diane yari umwana mu bandi kubera bwa bwitonzi bwe icyo nshima Imana ni uko tugeze kuri uyu munsi wo kumusezera agiye kuja mu rugo rwe ibyo ni intsinzi ikomeye kuri njye kandi sindabishikira kubera ko nari mbishaka cyane narabyifuje narabisengeye ariko kuba Imana itugiriye neza twaba tugeze kuri uyu munsi Diane akaba agiye kuja mu rugo rwe njye mbifata nk'aho aribwo agiye kubaka kandi agize imyaka 4 yubatse ariko njye numva ko uyu munsi aribwo nsa nk'aho ariho ngiye kumushingira agiye kuba mu rugo rwe rero ndashima Imana ko Imana yamurindiye hano ikamurindana n'umwana ikarinda umutware we hariya yari ari ikaturinda hano mu rugo twese hari n'igihe yarwaraga cyangwa umwana yarwara ngiye ngatekereza ngo se ntapfa ntazaba ikibazo akenshi nakundaga kwerekeza n'iriya nzira ya Kanombe nakundaga no kubibabwira uko nagendaga muri uyu muhanda wa Kanombe umutima wanje warambwiraga ngo si uyu muhanda nzawunyuramo mperekeje Diane kumva simbishikira ariko ndashima Imana ko ibyo nabonaga nk'inzozi bigiye kuba impamo murakoze cyane Imana ibamugisha murakoze cyane wenda ndagira ngo ugire ijambo cyangwa impanuro y'umubyeyi wa Diane agiye kuva mu biganza byawe agiye kujya mu biganza by'umutware ni ishema kuri wowe ntumugisha ubu ngubu ufite ibyishimo byinshi cyane umubyeyi ndabizi ko iyo ashingiye umwana akabona amugejeje y'amahoro aba ari umunezero ukomeye agiye kukuva uruhande ariko ni ukuvuga ngo agiye ku mutware we ndagira ngo umuhe impanuro nk'umubyeyi wabanye nawe uramuzi umuzi w'ubwitonzi natwe yatubereye umugisha hanyuma ugira impanuro umuha azajyana avuga ati mama yambwiye iki ngiki murakoze impanuro namuha nk'umubyeyi usibye ko no mu busanzwe umubyeyi icarereza abana impanuro ariko impanuro namuha niyo kumusabira umugisha nkamubwira nkamuraga nkamubwira ngo mwana ugende nugera mu rugo rwawe uzubake uzagira amahirwe kandi cyane cyane ubukristo bwawe buzakomeze kugaragara mu rugo rwawe ubwitonzi bwawe uzabugaragarize umutware wawe imbuto zawe indirimbo zawe impano yawe izakomeze yaguke no muri kiriya gihugu ugiyemo ariko cyane cyane ubukristo buhera mu rugo ubukristo wari usanganwe ubukristo wari usanzwe utugaragariza ubwitonzi bwawe ikinyabupfura wari usanganwe noneho ugiye kujya mu rugo rwawe kizahere mu rugo rwawe kigere hanze kigere mu gihugu cyose muri Amerika numva ariyo mpanuro namuha Imana izabane nabo mu rugenzi azagere amahoro kandi azakomeze kuzirikana u Rwanda rwacu tuko turi abanyarwanda ntakibagirwa iwabo dukunda kumubwira ngo uno mukobwa we namara kuba ingumi azajya amubwira ngo yavukiye kuri polisi ya Kacyiru y'abanyarwanda kugira ngo ajye yumva ko yavukiye mu Rwanda ari umunyarwanda afite ubwenegihugu bw'abanyarwanda numva ako kantu ikinyabupfura yagaragaje muri kino gihugu imbuto yakoresheje muri iki gihugu imirimo yakoze muri kino gihugu nagera no muri Amerika azabikomeze ndetse bizarushirizeho azaguke
murakoze cyane numva ariyo mpanuro namuha yo kumuraga umugisha w'Imana. Mama ntabwo uzakumbura Diane? N'ubu twamukumbura. Uzamukumbura? Ariko cyane nzakumbura Keza. Uzakumbura umwuzukuru, uzakumbura cyane. Urakoze cyane. Uzakumbura iki Diane? Niki kintu uzamukumbura? Ikintu Diane ajyaga agikora numva shize irungu. N'akantu uzamukumburaho gato cyane? Ni byinshi nzamukumburira. Niyo babaga bafite konseri nabaga nzi ko indirimbo Diane naje kuririmba bahita bose bahaguruka. Ako ni kamwe kandi numvaga ari ishema kuri njye. Niyo ndirimbo ya Diane ukunda igufasha? Hari tamfasha se. Imukunda. Indirimbo zose zirafasha. Urumva uvuga ati iyi ndirimbo ndayizi yose narayifasha. Ni iyihe? Ndabizi. Zose urazikunda? Zose ndazikunda. Nta nimwe ushobora kuvuga ngo iyi ni nginda? Zose ndazikunda. So ni ukuvuga ngo indirimbo ze zose urazikunda? Ndazikunda kabisa. Imana iguha umugisha mama. Ni umugisha ukomeye, byari byiza, byari biryoshye gutaramana na Zebedayo family. Hanyuma rero Diane, magaze hano magarariye nanjye itangazamakuru wahuye naryo kenshi, All Gospel Today. Wenda ntago wabashije kuhaba bose abo wagiye ubana nabo n'abahanzi bose. Ni ngiye uri hano mushyashya nagiriwe amahirwe yo kuba hano, ariko wumve ko magarariye iriya timu ngari cyane. Turagushimiye, warakoze pe kandi turagukunda. Warakoze kubana natwe, warakoze kwitwara neza, warakoze kubaha, guca bugufi, warakoze kubw'indirimbo nziza, warakoze kubw'abahanzi benshi wagiye ufasha, warakoze kubw'itangazamakuru wagiye ufasha muri byinshi, indirimbo nyinshi. Turagushimiye, warakoze pe. N'amakorari yose n'amatorero yose yaragukeneye muri rusange akakubona, bakoze amakonseri atandukanye bakaguhamagara ukaza, interview atandukanye ugaca bugufi, ukemera ugaca bugufi pe, ukemera Imana igakora muri wowe. Turagushimiye cyane kandi tukwifurije amahirwe gusa yose abaho Imana itanga azakubeho n'umuryango wawe. N'igihe cyose uzakenera support yacu hani mu rugo, mu itangazamakuru, yaba muri All Gospel, yaba hehe, igihe cyose uhawe karibu. Ntago tukwirukanye, ntago tugize, uracyari uwacu, sibyo? Uracyari uwacu. Igihe cyose uhawe ikaze, uhawe ijambo muri media no muri All Gospel. Turagukunda cyane, amahirwe niyo tukwifurije. Thank you. Cyubahiro n'ikuzo n'ibyo watanze umwanya we ku bwacu batubeho. Cyubahiro n'ikuzo n'ibyo watanze umwanya we ku bwacu batubeho. Cyubahiro n'ikuzo n'ibyo watanze umwanya we ku bwacu batubeho. Cyubahiro n'ikuzo n'ibyo watanze umwanya we ku bwacu batubeho. Cyubahiro n'ikuzo n'ibyo watanze umwanya we ku bwacu batubeho. Cyubahiro n'ikuzo n'ibyo watanze
ikiganiro kandi dushimira abantu bose basengeye Diane Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo ni wowe wo kwizerwa ni wowe usubiriza igihe ni wowe udakiranirwa ku cyo wagennye kandi ukagikorera mu gihe cyawe gikwiye imwanya dusezereye Diane muri uru rugo rwacu rwa Zibyayo tumuraze wowe muri byose uzajyane nawe aho azanyura hose ibyuma azagenderamo n'umwana we umugisha wawe uzajyane nabo kuzageza ageze muri kiriya gihugu agiyemo kiriya gihugu agiyemo ndeyura imyuka mibi y'abadayimoni yose yamutega kugira ngo ihungabanye umuhamagaro ahasigaye uzamusukeho umwuka wawe wera nk'uko ijambo ryawe ritugaragariza yuko Samweli abantu bose bamenye ko yarundikiye mu buhanuzi nawe muri kiriya gihugu abantu bazamenye ko yarundikiye mu muhamagaro wamuhamagaye turamusengeye tumwaturiyeho ibyiza tumwaturiyeho imigisha tumwaturiyeho amahoro tumwaturiyeho kugwiza ubwenge umenya guhitamo ikibi n'ikiza azabasha kugwiza ubwo bwenge urakoze Mana twebwe tuzasigara uzadukomeze uzadushyigikire muri byose uzamugirire neza muri byose uzamurinde indwara kirimo izamwakire neza mu izina ryawe Yesu Kristo uhereze umugisha umugabo wiwe wabashije gutegura uru rugendo rwa Diane n'umwana umuhe umugisha kandi uzaba ubwo abantu bose bazifuza kwigiraho byose turatandukanye rero muri aka kanya tugushimiye ko wabaye nawe mu mibanire yacu turamuherekeje tumuragije wowe niryo jambo tumuraze ni wowe urakoze kubyumvisha mu izina ryawe Yesu Kristo twanyuze muri byinshi twahuye muri byinshi ariko ndagushima ko uyu munsi wa none werekana umubabaro icyubahiro n'icyaha Imana yacu we ndagushima ko twese abangana gutya twaje muri ubu rugo tuje gushima izina ryawe tuje kuvuga gukomera kwawe tuje kuvuga imirimo y'amaboko yawe ni kenshi twabisengeye ni kenshi twabivuze ni kenshi twabigiriye gahunda haba ku manywa haba nijoro haba mu bitekerezo twagendaga mu muhanda tubisengera ariko twagera hamwe tugacika intege kuko turi abantu ariko wayerekanye ndagushima kuri uyu munsi wa none ko wigaragaje muri uru rugo ndagushima ko twiyeretse n'irindi shimwe nongeye gutunga mu buzima bwanje nzaza nsenga nkavuga ngo na wa munsi wagize gutya na wa munsi waciriye Diane inzira akaba agenda urugo rwiwe Mana ndagushima ko warenze papa Keza hariya muri Amerika waramurenze imyaka ine myinshi akora kumwe n'umuryango we ndagushima uyu munsi wa none ko warenze Diane ukarenga na Keza uyu munsi twaba turi kumusezera agiye kuja kubaka urugo rwe agiye kuba mu rugo rwiwe natwe abasigaye hano ukomeze dukomereze mu ijambo ryawe ariko cyane cyane icyo namwifuza kandi n'icyo namusabira nk'umubyeyi azarushaho kukubaha no kugukunda no gukomeza guca bugufi imbere yawe yubaha izina ryawe abantu bose baje gutaramana natwe abantu bose baje kwizihiza uyu munsi basabira umugisha ngo bagirire neza urakoze kugira neza kwawe abagiye gutaha bajane nawe abasigara basigarane nawe dukomeza no kubasengera turereka ubugenzi bafite uzobaje imbere kugeza bageze amahoro tuzagushima urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu amen